ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi kundi ni by'agaciro, komeza uzajya udukurikirana. Natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Icyo uzabwa ni kimwe no gukora subscribe kuri channel kugira ngo buri nkuru yose izajya isohoka uzajibona mu bambere 5 Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Ntabwo ndibuze gutinda mu magambo. Ku munsi w'ejo n'umunsi wari ugizwe n'ibintu byinshi cyane, kuko perezida yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, babazwa ibibazo bigiye bitandukanye. Ejo kandi nibwo habaye umukino w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse igahura n'ikipe y'igihugu ya Kenya. Ejo nibwo habaye finale ya Afro Basket yahuje amakipe abiri komeye, ariyo ikipe ya Tunisia ya basketball ndetse n'ikipe ya Cote d'Ivoire. Ejo nibwo Igor Mabone yakoze ubukwe, ariko inkuru isumba izindi ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru ya Jay Polly. Ku munsi w'ejo nibwo Jay Polly yasezeweho bwa nyuma. Umuraperi Twishime Joshua twamenye cyane nka Jay Polly aherutse kwitaba Imana nyine azize uburwayi, ngira ngo mwese mwarabyumvishe. Yasezeweho bwa nyuma ku gicamunsi cyo kuri cy'umweru nyine ku itariki ya 5 Nzeri 2021 mu muhango wabereye iwe mu rugo Ikibagabaga mu mujyi wa Kigali. Byaramarira menshi cyane ndetse n'agahinda mu kumusezeraho bitewe n'uruhare rukomeye yagize mu iterambere ry'umuziki nyarwanda. Jay Polly witabye Imana ku itariki 2 Nzeri, murabyibuka hari kuwa 4 mu gitondo cyo kuwa 4 muri cyerera rwo ku munsi wo kuwa 4 ashyira saa 10 mu gitondo nibwo Jay Polly yitabye Imana, nyuma yuko umubiri we rero ugejejwe mu rugo iwe. Umuhango wo kumusezero watangiye ubangirijwe n'isengesho ryayobowe na Apotre Joseph Habarurema. N'umuhango witabiriwe n'abantu benshi barimo abafana, inshuti magara n'abanyamuryango be, barimo abana be babiri b'abakobwa ndetse n'abavandimwe be barimo Uwera Jean Maurice yanatanze ubuhamya mbere ho gatoya ku munsi wo kuwa 6 mu ijoro ryo kuwa 6 nibwo yatanze ubuhamya avuga byinshi kuri Jay Polly muri umuna w'urugendo rwose yanyuzemo, uburyo yitangiye no muziki, uburyo yakundaga no muziki kugeza atabarutse. N'ikiganiro kirekire yakoranye na Nzeyimana rero nawe ku munsi w'ejo hinumvikana yagombaga kuba hari. Uyu muhango kandi witabiriwe na Honorable Bamporiki Edouard, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, n'abandi bayobozi batandukanye. Ibyamamare binyuranye birimo Mushyoma Joseph cyangwa se Bubu. Uyu nguyu ni utegura ibitaramo bigiye bitandukanye, nawe uri gutegura igitaramo kiri kunyura kuri TV buri wa 6 saa 2:45 cya Iwacu Music Festival. Uyu nawe yarahari. Hari Gasumuni kandi uyu n'umukomediye ukomeye. Hari Bulldog wanafashe ijambo akagaragaza amarira menshi cyane. Bulldog yavuze uburyo yabanye na Jay Polly mu buzima bubabaje, yavuze uburyo basangiraga amafaranga make cyane kugeza naho yavuze ko ari igihe kimwe cyageraga bakaba bafite igihumbi imbere n'inyuma muri ghetto cyangwa se mu byo bakunze kwita akavumo, bari kumwe na Jay Polly bakasangira icyo gihumbi cyonyine bafite, ndetse ubuzima bugakomeza. Yabanye nawe mu buzima bwinshi, yabanye nawe mu buzima hafi ya bwose bukomeye. Batangirana itsinda rya Tafugenge bari kumwe, babanye mu buzima bugoye bwo muri ghetto nyine, aho basangaga nta kintu na kimwe bafite ariko bagasangira ibihari. Babanye nawe mu buzima bw'umuziki, akomeza gutera imbere, bose bari kumwe. Bulldog rero nawe yarahari ndetse yanasabye abantu bose bari baraho ngaho ko bagomba gukora ibishoboka byose bakita ku bana Jay Polly asize. Bulldog kandi yavuze ko ashidikanya ku cyaba cyarishe uyu Jay Polly. Ayavuze ngo ibintu byose ni ubusa, ibintu byose ni ubufu, ntabwo yitaye ku cyo yazize ndetse n'icyamwishe, gusa ngo azakomeza kubihagararaho kugeza nawe asanze rurema. Yakoresheje amagambo y'Imana avuga ngo bo abantu bose baravutse bavuye mu butaka, ni naho kandi basubira ku Muremyi. Bulldog mu marira menshi cyane asezeye bwa nyuma kuri Jay Polly, ariko mugaye afite agahinda kenshi. Asaba abantu bari baraho ngaho rero ko bagomba gushyigikira Jay Polly, abana ba Jay Polly, kugira ngo bazabe inkumi, kugira ngo batazagaragara nabi, kandi ise yarakoze ibishoboka byose ngo abiteho. Jay Polly yakundaga abana be nk'uko Bulldog yabitangaje, yakoraga ibishoboka byose ngo abiteho, yabambikaga neza, yabagaburiraga neza, yanabakoreraga imisatsi nk'uko Bulldog yabitangaje. Yavuze ko ababyeyi babo bana bagomba gukora ibishoboka byose abana
bakamenyana ndetse bagakura bari kumwe. N'abana babiri b'abakobwa bavutse ku babyeyi babiri batandukanye. Abo babyeyi nabo bari bahari mu marira menshi cyane. Muri make umuhango wo gusezera kuri Jay Polly waranzwe n'amarira menshi cyane, haba ku bahanzi yenda harimo nka Skyto nawe bari kumusezera bari kumureba ari mu isanduku. Skyto yararize cyane, abantu baramufata, byari ibintu bikomeye cyane ku munsi w'ejo. Uretse n'abo ngabo hari abafana benshi cyane, hari abahanzi benshi cyane ndetse n'abantu bo mu ngeri zigiye zitandukanye, bose bari bahari, bose mu marira menshi cyane. Hari kandi na Bulldog, hari na Mico the Best, hari na Maji the Black, hari Young Grace, hari Rakinzeyimana ukorera kuri RBA, n'umunyamakuru wa RBA, hari Yago for real cyangwa se Yago Nyarwaya Innocent, hari Murungi Sabi ndetse n'abandi benshi. Umuhango wose wakozwe waheriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Apotre Joseph Habarurema mu ijambo ry'Imana yagejeje kubitabiriye ku gusezera Jay Polly yasomye umurongo muri Bibiliya muri mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13 havuga ngo ariko bene data nidushaka ko mumenya iby'abasinziriye mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Niryo somo uyu apotre yasomye mu gusezera Jay Polly. Minisitiri muri Kiduwari yabagiye bitabiriye uyu muhango wo gusezera bwa nyuma Jay Polly ko yari inshuti ye, ndetse akavuga ko yakomeje avuga ko amwifuriza kuzagira iruhuko ridashira. Mu magambo y'Icyongereza avuze ngo rest in peace Jay Polly, warakoze kuduhereza ibyishimo ndetse warakoze no kuba ingenzi muri rubanda. Jay Polly yakoze ibishoboka byose kugira ngo abantu bishime, abantu bakunze umuziki, abantu bumvisha umuziki, yongera ngo mwese murabizi Jay Polly yari umuhanzi w'umuhanga ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta n'umuntu n'umwe wabishidikanyaho. Ku munsi w'ejo rero nibwo bamusezeyeho, umuhango wabereye iwe mu rugo aho yahoze atuye Kibagabaga. Hari abantu benshi nyine bw'ubwo buryo butandukanye, hari amarira menshi cyane, hari abanyamakuru benshi cyane bakavarinze iyo nkuru. Birangira rero bateruye isanduku baramujyana Rusororo baramushyingura. Jay Polly ubu ngubu abantu benshi ejo nibwo bemeye ko Jay Polly yitabye Imana, kuko ntabwo biba bikiri inkuru, nta nubwo biba bikiri amakuru gutyo gusa. Iyo umuntu bafashe isanduku ye bakayishyira mu irimbi mu mva ye, ibintu biba byarangiye. Umunsi w'ejo rero nuko byagenze, ari nabwo abantu benshi bagiye bafata ijambo bakagira byinshi batangaza. Wera Jean Maurice yari ahari nyine nka mukuru wa Jay Polly ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Gusa n'umuhango waranzwe n'amarira menshi cyane, haba ku bavandimwe ba Jay Polly, haba ku mama babyaye abana ba Jay Polly. Abana ba Jay Polly nabo bararize, aba bastar, kuko hari n'abantu bakomeye muri leta nabo bari bahari. Abantu bose bari bafite agahinda kenshi cyane kubera Jay Polly. Natwe reka tuvuge ngo ruhukira mu mahoro Jay Polly, ruhukira mu mahoro, Imana ikomeze kwakire mu bayo, ndetse reka twizere ko tuzongera kubana mu bundi buzima, twongera kwishimana nk'uko bamwe mu bari bitabiriye uyu muhango babitangaje ku munsi w'ejo. Jay Polly twese turamuzi, yaduhaye ibyishimo muri ndirimbo zigiye zitandukanye, Kumusenya, Akanyarira Jisho, Inshuti Nyazo, Umusaraba wa Joshua, Ushisha mu nda yafatanyije na Bruce Melody. N'indirimbo nyinshi zakozwe na Jay Polly. Ndetse Bulldog nk'uko yabitangaje, nta ndirimbo Jay Polly yaririmbaga adashyizemo Imana, nta ndirimbo eshatu ari kumva hatarimo Imana, avuga ibyo yamukoreye ibi ngibi. Nk'uko Bulldog yasabye abantu gufasha umuryango wa Jay Polly, by'umwihariko abana be babiri, ku buryo ntihagira uwo umumama umwe ahamagara akamubwira ati mfasha umwana bimeze bitya. Yavuze ko we ntihagira umuhamagara, mu bushobozi buke azaba afite azakora ibishoboka byose kugira ngo abana ba Jay Polly batazabaho nk'abatarigeze kugira umubyeyi. Nguko bimeze rero, komeza nawe kugubwa neza, ari nako dusabira Jay Polly iruhuko ridashira, ahari Imana ikomeze imwakire mu bayo. Komeza kugira ibihe byiza rero, wowe udahwema kudukurikirana umunsi kundi n'iby'agaciro, komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kuri channel kugira ngo buri nkuru yose izajya isohoka uzajya ibona mu bambere 5 kuri 5. Komeza kugira umunsi mwiza, ndetse Imana ikomeze kubana nawe. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel.